Icyo nababwira abarwayi ba Sida muragaragara imvura yaguye ubwo se ngiye nawe wirwaye niki ariko bitegereje nushaka kujye kurya imvura yaguye pe reka dukora ikiganiro twiyambuye hejuru oya cyane urakuda titi wagiye mu buriri aha uri ikiganiro biyambuye hejuru byo kwambara ubusa byemewe cyangwa tujye mu mvura oya cyanda Nzovu arwaye nyamara ntago ndwaye dore ukuntu utangiye ntago ndwaye reka kuntu Nzovu ari muremure iyo yicaye ku ntebe nuko amaguru adakora hasi iyo yicaye ku ntebe amaguru ntabwo akora hasi amaguru bari mu kirere ubwo se ariko reka nkubwire amaguru ari hasi oya Nzovu yicara ku ntebe neza igira gutyo wicaye ku ntebe oya ntari igira intebe neza kameramani dore amaguru ya Nzovu yareke nyine ntabwo agira hasi Imana ishimwe kuva atakinywa dunda ubwonko kurabona zari hari intambwe yateye nawe kwazivunira gukora na za kanyanga na za muriture na za bumu nanjye narazinywesha ibigaje by'ibyumba ngenda kubwiye twebwe ibyumba hari ibyo yakoraga bita ubumotsi byo kuvuza ya mikoro iriya mikoro ntabwo wayivugiramo udasomye umumotsi nyine ariko ubonye tubica nigukijije uvuye kuri cya kintu gisakuza cyakora we cyakora yasomaga umusuru w'ibyumba ariko nanjye umusuru w'ibyumba nawe uraryoha sibyo uzi unywe kiriya kose usabwe kiriya kigaji cy'ibyumba wagikura nanjye ndacyemera ahubwo dutege tujyeyo ariko ntiwajyayo kuko imvura hari imbeho imeze nabi ibyumba twafataga kanyanga iturutse Gatuna ku mupaka wa Uganda tukavangamo kanyanga n'ikigage byageraga saa 2 za mu gitondo twese twasinze twatangiye kurwana babyita intimbure twatangiye fight camp Yes, reka nongere nguhereze ikaze wo kudakurikira ibiganiro byo Murava News umunsi ko munsi gatano kuri gatano. Ngiye banyita T-Bless nanone ni nako nitwa T-Bless nanone T-Boy T-Biswega baddest body mu class ya Kuba but the top ambassador sound the machine or the mic Liz Waliza your blessings over blessings the top hustler Mr. Humble man mwitu kushaka ni wa muhongo wasizwe amavuta yo mugisha mutabura imigozi muhambira namba uno on the mic w'igikundiro Yaka aka Mubimba icyo nababwira abarwayi ba Sida muragaragara imvura yaguye ubwo se ngiye nawe wirwaye niki ariko bitegereje nushaka kujye kurya imvura yaguye pe reka dukora ikiganiro twiyambuye hejuru oya cyane urakuda titi wagiye mu buriri aha uri ikiganiro biyambuye hejuru byo kwambara ubusa byemewe cyangwa tujye mu mvura oya cyanda Nzovu arwaye nyamara ntago ndwaye dore ukuntu utangiye ntago ndwaye reka kuntu Nzovu ari muremure iyo yicaye ku ntebe nuko amaguru adakora hasi iyo yicaye ku ntebe amaguru ntabwo akora hasi amaguru bari mu kirere ubwo se ariko reka nkubwire amaguru ari hasi oya Nzovu yicara ku ntebe neza igira gutyo wicaye ku ntebe oya ntari igira intebe neza kameramani dore amaguru ya Nzovu yareke nyine ntabwo agira hasi ariko Yaka ariko ashu turareshya ikibazo ni amaguru none biri hejuru ikibazo ni amaguru amaguru ntakora hasi ni muremure hejuru reba kiriya gice cyose cyavuye hasi Nzovu ariko Yaka wavuye mu rugo unywa ibinini ubundi Nzovu abana n'ubutaka wowe wibanira n'ubutaka uba uri hasi wavuye mu rugo unywa ibinini ibinini by'igisenge ndarwaye urarwaye nyine ndi muzima ngiye nsaba abanyamakuru bazazane testeri badupime ariko se ndipima amashanyarazi hari akandi gapima Sida bashyira mu ishinya hari n'akandi bagira ku rutoki bazakazane twebwe tuba uburenganzira nibasanga uwo ari wese yanduye nibashaka babishyire hanze tubibabwire ku mugaragaro ngewe nayo akabadupime nta kibazo niba wowe ufite icyizere kuri muzima ni byiza cyane rwose ariko ngewe nakugiraga inama nk'umugihe urabona imvura yaguye ushobora kuza kuremba ahubwo wowe nge sinjya nifubika mu mvura nubwo yaba iy'amasasu n'ak'iy'amahindu shaka ibintu by'ibisupu ibintu by'ibisosi ibintu by'ibiboyiro bishyushye unywera imiti ku gihe wa muhungu we unywa imiti nge nta Sida ndwaye Yaka ni izina ry'Imana yo mu ijuru nge ndi muzima sava ni byiza niba nta Sida urwaye cyakora gusa n'abayirwaye ntabwo turi kubashinyagurira oya ngewe kugira ngo noneho ndwara umutima ndware kanseri
narwara na sida na ndetse ariko yamurwara umutezi se utavuze umutezi ukunda kurwara umutezi rega buri umutezi ugenda wikurura sida uyu umuntu arwaye sida kenshi n'umutezi uzira mu niyo nzira byose kandi burya hari igihe ureba abantu ibimenyetso bikagaragara anunga urutoki ngo iki anunga urutoki nka kwandagaza mwaya masaha unyandagaza ibiki ariko kuki utinya ko bakuvuga umva fera attention Nzovu kandi Nzovu tujye mu mvura mfite imyuka wavuye mu rugo udamye niyo mpamvu burangiye iyo maze iminsi 3 nari kunywa ku nzoga bafite imyuka ubu nakujidura ukumirwa ntabwo heruka kunywa inzoga se ejo ndi wampamagaye uri kwa rugo uvuga itari abantu bagukunda Nzovu turi kumwe waje bakagwicupa nkakubwira yuko nagiye gutabara njye maze hafi cyumweru burangiyewe ntago mbeshye ntago ngenda inyagaye n'urirwa avuga ngo inzoga yazisubiyeho hari igihe mfata repo sha tibre nuko nafite telefone yanjye ntigaragara ngo muhamagare mubwe dusange ku nganji tumugwa kanwe sure ko ataza oya twari turi kumwe ngewe icyo nakubwira Nzovu nari nzi ngo urabeshya ntabwo mbeshya njye maze kumubona inshuro tujya gukora ikiganiro reka kuri hoteli mani batarazi uzi ko yagize akagenda akaza nyuma yarambwiye iti Nzovu wajye kungura akanoresi tujya handi hepfo badahenda uzi ko muri hoteli bahenda ngiye kumugura akanoresi mani bo abatunyuzaho na moto abaratuhamagaye duhita tugenda nanjye kumugura akanoresi harya ejo turi kumwe yanyweye inzogara yari kunywa Knowless yari muteretse imbere se ko ari ukwenda wamugiriye ibanga ukanga kumushyira ku karubanda baragiye na kanyombya ngo barakijijwe baya reka nkwereke nambe natwe yazinywereye imbere ya Excelage ejo turi kuri hotel Tech ubu turabivuze hari umurundi watuguriye inzoga hari umurundi wavuze ati umurundi yatwishimira aravuga ati iwacu Bujumbura baramaze gukora interview turi abantu bane umurundi aratwishimira aravuga ati bane gende hano muri hoteli mamaze igihe atari ku Bujumbura turabakunda cyane ati mwese babacange mwaka ngewe mfata fanta ya citro mfata na bruschette y'igiti n'agafiriti abari byo mfata nyagaye ni yakabyeri Knowless oya yatsa musteri ndabyibuka ndabizi ko twa musteri tuzari tubiri kanyombya nawe yakapeti mitsinda bivuze ngo yakoresheje ubwenge kanyombya yasubiye kuza kandi naranywa twavugaga baramugusije inzoga yaradukubisa no asiganwa akadukubita ngenzaza mvugisha ukuri ngewe umunsi natse inzoka nzazireka nziretse ariko ibaze nyagaye narabatijwe ntiwari uhari Kimironko arabatizwa ajijisha ngo aretse inzoga none aranywa ariko rero ibyo byo kubatizwa nanone ukajya kubeshya Imana bakabeshya Imana ariko uremera ko yamaze igihe atazinga yamaze nk'amezi nk'abiri agosa ntarenga amezi abiri ararenga cyakuze dutandukanyiriza ubuzima yararimo yararetse inzoga n'ubuzima arimo yarasubiye ku nzu oya ahubwo iki ni ukuvuga ngo wenda icyo nashima ubu ngubu ameze neza dunda ubwonko nta kintu twamaki yaraturetse narabimubwiye bunari kunywa karufu cyakora hari yawe Imana ishimwe kuva atakinywa dunda ubwonko kurabona hari intambwe yateye nawe kwazivunira gukora na za kanyanga na za muriture na za bumwe nanye narazinywesha ibigajya by'ibyumba kari yarabikoze genda kubwiye twebwe ibyumba hari ibyo yakoraga bita ubumotsi byo kuvuza ya mikoro iriya mikoro ntabwo wayivugiramo udasomye umumotsi ariko ubonye tubica nigukijije uve kuri cya kintu gisakuza cyakora yasomaga umusuru w'ibyumba ariko nanjye umusuru w'ibyumba nawe uraryoha sibyo uzi unywe kiriya kose usabwe kiriya kigaji cy'ibyumba wagikura nanjye ndacyemera ahubwo dutege tujyeyo ariko ntiwajyayo kuko imvura hari imbeho imeze nabi ibyumba twafataga kanyanga iturutse gatuna ku mupaka wa Uganda tukavangamo kanyanga n'ikigage byageraga saa 2 za mu gitondo twese twasinze twatangiye kurwana babyita intimbure
twatangiye fight camp Buriya hafi y'umupaka Uganda. buratwebwe n'inkambi yacu Nze tuza n'abana bose b'iwacu twabanye mu nkambi we ni inote ya magana ngana Kuvugira Nzovu man kuvugira Nzovu wajumba ruka mu mwanya nkavuga ega uvuga none ko mba naguhaye umwanya kuki ukunda kumvugiramo kuki ibintu byo kuvugira wajuma amasegonda koko ngo ukavugira ariko imyaka umaze muri entertainment na n'uyu munsi ntabwo uramenya guha umuntu umwanya ngo avuge nawe ndaguhaye reba imyaka amaze muri sinema guha umwanya umuntu no kuvuga nanone guha umwanya none uzarebe no muri sinema no muri acting niba ari sene y'abantu babiri Zovari igihe uri kuvuga akakuvugiramo kandi muri acting iki sinema ubwo se bibaye ngombwa ko turimo gushwana wasobanura ingome se nyigute agenda we ntago gira ko umuntu agusobanurira wowe maze igihe muri nasa kurimo gutinda kuvuga ibyo ugiye kuvuga kuvugiranamo bye nkwigisha wowe nubwo umaze igihe muri entertainment ari kuri ikigoryi ikigoryi ni wowe igicucu umuntu utaramenya kuvugiranamo ko bitemewe iyo uvugiye muri mugenzi wawe aba ari kumva nta kintu bumva umaze imyaka muri entertainment ariko uracyari ikiwerewere pourquoi uyu ni pumbafu you are still fucking one for what mama yako Yaze ko nanjye nkari gukubita ariko oya nanjye nkari gusa hano ni hatoya cyangwa uvuga mfata kira cyuma nawe ngo usudire nkuko basudira birabyuma zofutangiye kuninyuka ngura umusirikare uraninyuka amoko ariko ubukoko uwashingira Yaka koko uretse niwabugushije uretse kubahira imyaka ufite aje kunyanduriza umwana Sida koko nakuniga wowe ntabwo nzamushingira habya numvise mu kanya bavuga ngo akeneye miliyoni yo gukora ubukwe bwaheze noneho Nzovu yakingiye uriya mwana w'umukonyi yahita aza kuba iwanjye kuko n'ubundi ntawagira mutwariye umukobwa nawe ni ukumujyana nawe akaza n'ubundi akagenda indira urugo ibaze nukuza nawe akaba umuzamu w'iwanjye nyina w'umukobwa ni umukonyi ise w'umukobwa avinimwe na Musinga ibaze twashingiye ariko Nzovu ntabwo wiyemerera urarenze ako se buriya mwabantu mwe Nzovu mujya mubona ari uwo kwa Musinga ko ngo umugore we ngo ni umukonyine ngo Nzovu ngo ni mwene Musinga yamaye habyo ubwo oya Nzovu byo icyo nshaka kugira ngo mbwire abantu niba koko nubwo nabihamya neza niba Nzovu mu by'ukuri umugore yaramwigeze niba yaramwigeze koko umugore ashobora kuba yaramwirukanye kubera uburaya bwa Nzovu kuko ari kuzamukurira Sida cyangwa ukamukurira ibindi birwara ntazi tinya umuntu uri kumva ngo yasigaga umugore ngo aryamye agafunga akajya mu ndaya za Sodoma akamusigira ibase n'indi bakavuga ngo ntiyari aho ngaho kanimagi Nzovu urabihakana umva reka nkubwire koko ibyo bintu byabayeho ari gukingiranya umugore wawe akajya mu ndaya inda naraziretse ngomba gusubirana n'umugore wanjye uyu mwaka sibyo ahubwo mbwira abantu noneho umugore wanjye nitunasubirana tuzajya mu murenge tujye imbere y'Imana dusezerane muri ubukwe ibyo bikomera se yabyibagirwa ahubwo Yakamwana mubwire Yakamwana ni inshuti yanjye azanyambarira anjye inyuma sibyo ariko iwo munsi nyuma se nzaba ndi escort wawe nzaba ndi umunyero uzaba wanyambariye wanyambariye pare ni se uzaba babyita barindera pare ubwo se si se ariko amakuru numvishe mu gitondo ngo nuza Pamela ari kujya yikata kuri migration buri kanya niba afite inzara yo kujya muri Amerika ngo babonye ngo bagiye ngo ari kujya kata bagiye aho bagiye mu gitondo ibyangombwa yabibonye yarabibuze Pamela yarabuze ibyangombwa ngo yakataga kuri migration buri kanya ariko nibwo bwa mbere yajyayo cyangwa nibwo bwa mbere se Pamela se yarasanzwe mu Rwanda Pamela nibwo bwa mbere uramuzi Pamela ninde Pamela ndamuzi nubahe
Pamela ni umunyarwanda neze n'uwagane akora iki? Akora iki simbizi kumenya akazi ke nashake abakora iki? Ni umugore wande wa Debeni hagakoye hera wa Debeni ufashe wamugiza inaso kuki musu oya Nzovu n'inkandagira bitabo ndi nkandagira bitabo umuntu uvuka Nyanza ndo nkandagira bitabo gute ufukana 3 Nyanza atandatu yo kuyagabanyije atandatu ukubita n'umunani n'amashuri 8 nize ubwo abaye 18 aje agarukiye mu munani ariko mbwira abavuka Masisi bo bagira ngahe bagira ngahe twiga primaire na secondaire na university ayubwenge bwanyu muri cya gihugu nta y'ubwenge mugira ayubwenge se mugira ya atandatu abanyenyanza ubugoryi bwanyu ubugoryi cyari ngaho ubugoryi bwanyu muvukana ayo mashuri ahubwo cece kutitabaripo ututse abanyenyanza ngo ni ibigoryi tabaribu se ngewe ni tabaribu ngewe ni tabaribu wabonye uva Rwatanamo harya naho hariyaho ni Rwatanamo wagize amahirwe abanyamakuru bagukuramo se wandererezwe ko nta nibangugira kwitwa bundi we nakwise biri hanze nabanga ngira se umunyamakuru ugeze ubona za kumfunguza wowe ariganira kubwiye Nzovu wowe urakuze profit imyaka ariko mu mutwe ni igikoma cyakawunga si ikije ku munwa cyose urutushyiranga ariko nawe uravuga ntabwo ubanza gutekereza ngo uvuge ati iri jambo nindi vuga rishobora gukomeretsa nawe uravuga ngo cyo ujye uvuga ngo Nzovu genda avuga ariko amagambo Sida wigeze ujya kumpimisha ndakontorora warampimishije wowe ubwo Nzovu ngenda nakubwiye natisubiraho ngamenye ukuntu uwo muntu uzagukoraho ariko sinzafungwa uwo muntu uzagukoraho kubera iki nzabikiza kuva wavukana urafungwa na rimwe ntago ndafungwa usibye cyagiye twari turi muri guma mu rugo dutaha saa moya nibwo bigeze ko muri stade byase no gufungwa muri stade hari umukecuru yahabaga ntabwo yigeze ujya gereza sindayijyamo ntabwo urakandagira gereza na rimwe gereza ngo wambare iroza Patri na mwana ro iriya myenda y'iroza sindambara izina ry'Imana none se mbwira igihe kirekire waba warafunze kirekire se reka twumve da nabwo muri stade birasugufungwa igihe kirekire nafunzwe nagifungiwe i Burundi ahantu bita Gitega ni Muyinga ndimo gucuza amasede bavuze ngo ngewe ngo ndimo kugambanira u Rwanda ngo kwa amasede ngo ari ibintu bya politiki bafashe amasede bajya kuyapimisha kwa pafu i Bujumbura basanga na amafimi ariho Nzovu Kanyombya Nyagahene nyina wambogo bahita bandekwa ariko barambwiti Nzovu u Rwanda ni Burundi bimeze nabi nta munyarwanda dushaka ni Burundi tega imodoka vuba wambuka Kanyaru urari wanyu i Kigali cyangwa i Butare nge naraye i Kigali bari bagufunze amasegonda amasaha ya namazemo kuko nakinye mu ikarita ngera gute wamaze mu gihe kingana ute iminsi 2 abarundi bakaza bangemurira uburobe na voka nibyo biryo banzaniraga ariko shimire yuko n'abarundi baranankunda ibaza ko uzi gufungirwa mu gihugu kitari cyo Yaka bakana kugemurira ariko wowe buriya wagize amahirwe ufungirwa mu gihugu cy'iki cyanyu cy'abanyarwanda uzi gufungirwa mu gihugu cyigawe abarundi niba bave Nzovu umusitari bamufunze yakujyana ejo ndi kwagiye Burundi ntakujyana yakanyamye icyo gihe babimbwiye nibundu ukine wamujyanye babimbwiye habura iminsi ngahe njya kureba je passe ngiye gushaka ariko bunduki ni muntu bunduki ni umunyamakuru yakoraga kuri radio bita Izuba y'Ikibungo mbese no umunyamakuru rero asa ngewe bunduki ngenzi ko ari imbunda ni muri Kongo bunduki ni igiswahili kiwacu none bura bunduki nabaye imbunda ni Karachnikov ni RPG senze nimba na machine gun simbi no umuntu witwa bunduki ni 60 ni imbunda bwoko nundi bunduki ngenzi ko bunduki ni imbunda igiswahili cyari iwacu
uwo muntu we wagiye kwita imbunda nuko na telefone yanjye yahumye bamuhamagaye tukamubaza aho iryo zina yarikuye uzamubaze ngo bunduki bisobanuye iki papa washobora kuba yararimwise atazi yuko nimba ari imbunda hari abantu bapfa kwita amazina bataza icyo asobanura nta muntu wakwita umwana we bunduki buriya ni nka yandi twita Mwana by'abasitari nka yandi bakwita metere Nzovu hari n'indirimbo nayo numvise yakofa aririmbamo Yaka Mwana imaze oya imaze igihe imaze igihe bavugamo izina Yaka muri Sodoma oya nandi kumwe n'uwo muntu wanjye bita mama Queen kuko afite ampura afite ibikoresho byose numva mama Queen shabonye umugore so gusa icyo nakwifuriza gusa Nzovu Imana nigufasha rwose cyo mwifurije uyu mwaka Imana igufasha isubirane n'umugore wawe ariko nawe wihane urumva ujye kumuruha ko umugore wawe impamvu ashobora kuba yaragukatiye ntabwo n'uburaya bwawe none kuki udahingukiwe ujya kwa mama Queen ukamurangurira byeri mama Queen agacuruza udafite umugore ntabwo wazirangurira umugore wawe na w'abana akaba ari ucuruza songeye gusa ndashimira abanyarwanda mukunda n'abari hanze nabo mu kinyarwanda musengere Nzovu rwose asubirane n'umugore we usubire kwa nyina w'abana bansengere bagusengeye urimo kwifuza umugore kugira ngo ukomeze wirukanke mu ndangamirwa muhoza wewe ari Rusumo sibyo nawe Yaka ubutumwa nagenera Yaka n'ubuhe nawe ubutumwa nagenera Yaka Mwana muri uyu mwaka nagira shake Yaka nubwo ari umwana w'imasisi ni uwacu ni umunyarwanda wacu ntantu twamushyira numvise avuga ngo agiye gusubira imasisi nareka agende amaze kubyara nibura arajya imasisi arajya muri amuriro w'amasasu yahita akazagenda nibura amaze kubyara Imana ishobora byose mu bantu basenga abadukunda bari ku mugabane w'i Burayi ndetse no mu majyaruguru no mu majyepfo n'iburasirazuba n'iburengera bwaryo ndabwira East Africa yose musengere Yaka Mwana umuzimu umurimwo toka satani bona umugore mu izina rya Yesu Yaka nkurambitseho ibiganza bona umugore uve mu buyobe nk'uko ngiye gusubirana n'umugore wanjye Yaka nawe ndamwifuriza gushaka urakoze cyane T Bless none hano ku Murava News we bakwita ngo iki byandike muri comment ciao